Guhamagara nomero yansanga bitacamo nkajya numva ndahonda umutima wanjye ko ari njye nacumuye. None ngiye ngusabye imbabazi Samu mbabarire. Ukuri kose nge byambabaje kuryo nijoro abana bambwe ati se bamaye kuri gusengura bite byawe. Ntingiye ndi gusengera urugendo ko ejo nzagenda kureba umunyamakuru Samu Gakire. Bati turamuzi. Mbabwira ibyakubayeho umuntu wabimbwiye. Ndavuga nti imbere y'Imana n'ukuri birambabaje Samu byambabaje ibyakubayeho byambabaje Mana we. Imana niyongere kwibuka yongere gushyigikire. Wongera utangiza umurimo neza wo kwamamaza abantu. Ngiye nkubwije kuri nk'umubyeyi n'ukuri imbere y'Imana ishobora byose. None rero Samu ikintu cyabasha kugufasha nakuboneye ngiye nagufasha nk'umuntu twakoranye cyangwa umuntu uzi gukora ibiganiro byiza. Nakuboneye ijambo ry'Imana Genda Samu uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ndabashimiye mwese abantu bakurikira urugendo online TV. Imana ibaho umugisha cyane abari mu Rwanda abari mu bice bitandukanye. Nkomeje kubashimira kubw'urukundo mukomeje kunyereka n'ukuri byandenze. Ndashimira abanyamakuru bagenzi banjye bamaze kunkoresha ibiganiro bagatuma nyine abantu bamenya yindi channel nafunguye Gasaro TV, Membero TV, Impanuro TV, Yago TV show. Imana ibaho umugisha n'abandi bose bari kunshyigikira, abantu bari kunyohereza message nziza cyane bari kumbwira ati twakubonye kwe twakubuze ku Rugendo Online TV. Nimba uri kureba iki kiganiro uhita uhakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bishya. Impamvu nshima Imana cyane nuko tukiriho kandi tukaba duhumeka umwuka bazima. Jerry nawe ari kuri kamera za Urugendo Online TV. Uyu munsi nakiriye aba bantu by'umwihariko wowe uri kureba iyi interview. Uyu mukecuru wamenyekanye ku izina rya Masegonda cyangwa se Nkundingabo ariko uzwi ku mazina ya Esther, niwe muntu wa mbere twatangiranye urugendo. Ndakeka ko ari cyo kiganiro cya mbere nasizeho ntangira Urugendo TV. Yaraye riramenye inkuru z'ibyambayeho ntago twari duherukanye. Aravuga ati reka nze ngusure. Muraho neza? Muraho Samu. Makuru neza cyane. Meze neza. Tumeze neza. Nishimiye ko uje kunsura. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Nange nishimiye kongera kukubona no kongera kuvugana nawe n'iby'agaciro mu maso y'Imana. Keria. Peri. Vuga nyine. Amakuru. Neza. Ko wambaye imyenda y'ishuri se? Nta yindi myenda mfite. Nta yindi myenda ufite? Uhetse ni bag. Wari ugiye ku ishuri? Oya. Nanda kugusura. Ati waruje gusura nde? Samu. Imana iguhe umugisha wakoze kuza kunsura. Ku bantu bakurikira rero Urugendo TV, mwari mumaze iminsi mwari muzi ko uyu mukecuru abantu benshi bamuzi kubera ko ikiganiro cya mbere twakoranye munsi y'igiti cy'ipera ari kubumba inkono, aho yavugaga ati aka kantu nkabumba mu masegonda bagahita banamwita Masegonda. Ibyo bintu rero ikiganiro cyavuyemo umugisha, bituma ubuzima bwe bumera nk'ubuhindutseho, bituma abantu bamukunda, bituma abantu bamufasha, bituma n'ibindi binyamakuru bimusanga biramumenya kubera icyo kiganiro twagiranye. Byaje kuzaho nyuma nyine ntago uyu murimo dukora uba wuzuyemo ibintu byinshi, amashyari, guteranya ni byinshi cyane. Abantu baraduteranya, arampamagara mbwira nabi rwose. Namaze iminsi nanavuyeyo tumushyiriye ibiryo, uyu mwana avuye ku ishuri nuko byagenze. Ariko Imana ishimwe ko twongeye guhura kandi umutima wanjye ndakubabariye. Urakoze cyane. Nanjye numvishe mbere ko twaganira ibindi wabanza kumbabarira. Burya amateranyo bari ko Imana arangendereye inyereka urukundo wangiriye, uhamagara inshuti n'abavandimwe mu gihe kigoye, mu gihe cy'itumba ari mu gihe cy'ibyago nagize muntabaye. Imana irabinyereka bitamo kwihana. Ngerageza guhamagara nomero yansanga bitacamo nkajya numva ndahonda umutima wanjye ko ari njye nacumuye. None ngiye ngusabye imbabazi Samu mbabarire nka Masegonda. Ntago amahanga yaranzi icyo kintu kiruta byose. Icyo kintu kiruta ibintu byinshi
icyo kintu kirutane n'ikindi kintu wakankoreye ikindi kubona amahanga yose amenya. Reba umuntu uri muri Iran na Iraq yarahamagaye ku bwawe, ntabwo umuntu wari unzi, ntabwo nenzwe mu iki gihugu, nubwo nari no mu nsengero abakristo benshi ntabwo bari banzi, kubera ko umwanya nicagamo nahagurukaga ngenda, ntabwo nta n'ijambo najyaga mu rusengero. Ariko ubu usigaye ufite ijambo, Imana yampaye ijambo. Umuntu ufite ijambo rero akatakora ikigwa mu gishimwa abasuzugura Imana. Ni ukuri imbere y'Imana na Caritas yumvi iri jambo bimugereho, birebe amateranya baho bari kandi twamaze guteranwa n'ibyisi. Ubundi ngo Kayini na Abeli batengejwe n'ibyisi, kandi Samu ntabwo uri igisambo. Mu banyamakuru bose banyamamaje, nabangura uwa mbere kuri mukuru wabo niwe mukuru w'abanyamakuru banyamamaje, kuko wanyamaje bwa mbere na mbere ni wowe ni wowe na wanyamaje mbere. Ibyo bintu byanteye gukunda ntabaye. None rero Samu nundi mwene data uyu mukamirane n'abandi sobe basha kutora kugera no hakuno, jewe ndi umuntu kuvuga ngo ndakijijwe, ariko nakoreje uri icyaha nk'icyo ngicyo kuvukubwira nabi kuri telefone, nkavuga ibintu bidakwiriye, nkavuga nabi. Umbabarire na mama wo muhanga nyine, mama wa Keria ariwe Caritas, nawe musabye imbabazi ku magambo yumvishije biturutse ku maherere. Ubundi Imana arambwiye ngo se nawe ugiye kujya kuba nk'abisi, ugiye kwanga Samweli, wanze Samweli ntabwo uzajya mu bwami bwanjye. Umuntu wose wanga Samu, akanga Pafira, akanga Burizira, akanga n'abandi banyamakuru n'abakamirane babo, ntabwo uzajya mu bwami bw'Imana. Kwishushanya ntabwo nabishobora, mbabarira umutima ngira uruhuko. Urakoze cyane. nuko ihangane nyine ni ya marangamutima. Ndakubabariye, umutima wanjye wakubabariye kera, kuko n'ibyo byose twakoranye ibikorwa byinshi byiza. Imana yagiye inkoresha, igakoresha n'abandi bantu tukakugeraho, umutima wawe ukishima, nkabona ugize ibyishimo kubera Urugendo TV. Nanjye bikanshimisha cyane. Keri yajya kwiga, ibintu bigenda neza cyane, ariko ibyo byararangiye, dukomeje urugendo. Nimugoroba wampamagaye uti hari inkuru mbi numvishe byakubayeho, ihangane. Iyo nkuru nimugoroba namaze kubyumva, umuntu abintekerereje ibyawe, mbese nawe ntibyanga bikunda uko biri kose, ndaza kugusura nagusabire ko nimbaze, mbese naho nagufatiye nkubone. Ihangane ku byakorewe, ariko byambabaje. Numva nta kintu kibi cyakubaho, ntabwo ukwiriye kwambara amapingu ko ntabwo wigize ukora ikintu kibi. Umva nkubwire, mu ngabo z'igihugu uri uwa mbere, ni ukuri pe, uri komanda. Mana sinzi ko nakuvuga uri afande, mbese mu ruhande rwanjye Esther ngewe Masegonda, kwitwa Masegonda nkunda ingabo byakomotse kuri Samu. Niyo nitewe kakabi nako gukora minute ngahe, mvuga kuri mbese mu munota umwe Masegonda 15 ningiye wagakoranye nawe. Karaka video kaneje abantu benshi, kandi byagize umumaro. Abantu benshi barushaho kumenya, n'abatankundaga barushaho kunkunda. Numva mbese mu ruhande rwanjye gupfa kuma mabwiye simbikunda. Hari akantu nacuranze ku muduri kavuga ngo uramenye udakorera Satani utabizi. Rwose ndakubwira dukurikira kugira nakuno abantu basana imbazo reke kwishushanya, kuko kwishushanya ntabwo binezeza Uwiteka. Nta kibakoze rega, iyo habonetse imigisha Satani ntabwo akoresha babandi b'ingabo ze, bamwe twazi igitugu ashuka bakasabya abandi. Akujya imbere y'Imana, ndambuka ikiganza imbere yawe n'imbere y'Imana, nta kintu usabye na gitoya. Umbabarire n'abandi dukurikira babibona ibintu. Namaze kumva ko byakubayeho, numva ndabaye. Nkurikije ijambo ry'Imana n'igitabo cy'Abakorinto ba mbere 13, urukundo rw'Imana rwishimira ikibi ku bandi, ntigwishimira gukenerwa kw'abandi. Rwose cyane cyane nk'abakozi b'Imana, kino gihe cyo bakurikirwa mu gishimwa, kuko yimura kwigiga mu gishimwa banka nko Uwiteka. Murakoze kwa mbabari, Imana ibamugisha. Murabyumva rero, ati uyu ni umubyeyi wanjye, kandi nanjye nimba hari ahantu nagukoshereje wambonye nabi, umbabarire, n'Imana imbabarire. Yewe ntaho Samuwe, ntaho ntekereje nk'umuntu ufite kwibaza agatekereza. Nta kintu nkurega imbere y'Imana, Kamira nta kintu nkurega imbere y'Imana, never again, nta gato nta kintu nkurega. Ahubwo ninge nahimutse mvuze urujambo rubi, ndongera mbwiye na mabuja wake uyunguye ijambo ribi, ntubavuga ibintu akwiye. Nta ribi ryawe nanjye, ariko maze kumva ibyakubayeho byambabaje. Ibyambayeho rero uburyo wabyumvise ni Urugendo TV. Ku bantu bundi bari kudukurikira, niho mwari muzi ko najyaga nkorana ibiganiro n'uyu mukecuru n'abandi bantu
yari mu bantu navuga ko Imana yadukoresheje tumugeraho ubuzima bwe burahinduka kandi turishima abona ibyo kurya yimuka ahantu yarari. Dushima Imana cyane kubw'ibyo bikorwa byiza yadukoresheje. Nuko nyine ubu Urugendo TV yo ntabwo nkiri kuyivugaho byinshi cyane, ntabwo ubu nkifiteho ububasha, ntabwo ikiri mu maboko yacu. Ubu twagiye ku Rugendo Online TV, twaratangiye bushya, biragoye birakomeye mu gutangira, ariko nzi ko Imana izadushyigikira nyine nuko byagenze. Ndakwingize Samu ntucike intege, biragoye abantu bashatse kwigira nk'atari abantu bishaka kugira umutima w'ubunyamaswa kwereka mbinginge nabo bagaruke batazajya mu muriro utazima, kuko Samu abantu bagira neza uri uwa mbere kuri iri koranabuhanga ryanyu, ko ibi byuma byanyu bitemereza amajwi y'abantu bakatubona. Ni ukuri kose njye byambabaje ku buryo nijoro abana bambwira ati se mama kuri gusengura bite byawe, ntigende gusengera urugendo ko ejo nzagenda kureba umunyamakuru Samu Gakire, bati turamuzi, mbabwira ibyakubayeho umuntu wabimbwiye. Ndavuga nti imbere y'Imana ni ukuri birambabaje Samu, byambabaje ibyakubayeho, byambabaje Mana we. Imana niyongere kwibuka, yongere gushyigikire, wongere utangiza umurimo neza wo kwamamaza abantu. Ngiye nkubwije kuri nk'umubyeyi, ni ukuri imbere y'Imana ishobora byose. None rero Samu, ikintu cyabasha kugufasha nakuboneye, ngiye nagufasha nk'umuntu twakoranye cyangwa se umuntu uzi gukora ibiganiro byiza, nakuboneye ijambo ry'Imana ryose izagufasha, ibibiri izagufasha. Umugisha cyane mubyeyi, iyi ni intwari isumba izindi. Urakoze. Iyi ni intwaro yo mu rugendo, reka mbivuge gutya. Iyi ngiyi ntabwo igomba kujya ibikwa hafi na kamera na za mikorofone, tugomba kujya tuyitwara mu rugendo, ubwo ibe hafi yacu kuko turiya tuyikuramo impamba y'urugendo. Urakoze, Imana iguha umugisha kuza kudusura, kuza kuduhumuriza, ariko ibyo ari byo byose hari agacu ko gutabarwa. Natangiye kubona abantu bakomeje gutangira kudushyigikira ku rubuga rushya twatangiye, abantu bari kumbwira ati pole komeza tuzagushyigikira. Ni imbaraga biri kumpa, ubwo nanjye icyo ngiye gukora ngiye kubashakira ibiganiro byiza, ngiye kubashyiriraho ibyo mukunda byinshi, kandi urukundo munyereka nanjye ni uvuga ngo ndaruzirikana ku mutima. Keria, amakuru meza. Umeze neza? Harya ikigo wigaho bacyita ngo iki? Kuri garidiyeni. Kuri garidiyeni? Yitwa ngo iki se? Yitwa ngo iki? Irere. Nirere? Nirere Nursery School? Mwize ibiki ejo bundi se? Mwize good morning? Abacada. Abacada befagaha ijakarimana oparasada ufawayaza. Nureba abantu muri kureba iki kiganiro murabyibuka mujyana ku ishuri akavido abantu benshi bakunze, ndi kumwoza, ndi kugira nti nibwo bwa mbere yaragiye ku ishuri, ariko urumva ko ibyo byose ibyo tuba turi gukora ntabwo biba biri gupfa ubusa. Wagiye ku ishuri nawe hari ibyo amaze kumenya kandi azakomeza kubimenya, n'ubundi ari kwiga. Imana imuha umugisha, kandi Imana imuha umugisha. Karitasi wagize igitekerezo cyo kumva ko uyu mwana yajya kwiga, nawe ahari musabiye umugisha ko ari no mu bantu bajya bita kuri uyu mukecuru, nubwo hari hajemo ibintu byo kuduteranya bitari byiza, ariko reka tujye dusabira umuntu umugisha. Burya niyo umuntu yafasha umuntu, cyangwa se bijya bikunda kubaho rimwe na rimwe umuntu akagufasha, byageramo hagati kubera ubushobozi nawe bukabura, bigahagarara, ugasanga ibintu byose yakoze abantu batangiye kubihindura zero. Ntabwo ariko biba bigomba kugenda, umuntu aba agomba gushimirwa cyane. Ubwo rero mukecuru rero wacu Masegonda, cyangwa se Nkundingabo, cyangwa se mugore w'inyamibwa Esther, ntago uheruka kuririmbira abantu, nubwo ibyo byose waruje kuduhumuriza n'iki, ndabizi amarangamutima yaje urarira, ariko ntago turi bubure gushima Imana n'ubundi mu karirimbo. Na Keria araturirimbira mu kanya. Keria araturirimbira akahe? Keria wibagiwe indirimbo ku ishuri bajya baririmba ngo iki?
agashuri kacu agashuri agashuri kacu ngo iki agashuri kacu karimo amashusho na mwarimu wacu aradukunda cyane atwigisha indirimbo zikatunezezaho twajya gutaha tukamusezeraho bayi 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 tuzabonana ejo. Imana iguha umugisha cyane Keriya kuturirimbira. Keriya ntago nari muherutse mperuka mujyana ku ishuri kandi ntago nzi ibijyanye n'imyigire ari kwiga nta kibazo umufasha akomeje kumufasha. Nta wundi muntu kumufasha yakomeje gufashwa nawe na Caritas nta wundi. Hariho wari yahaye umuntu yahaye akantu kamumpere umuvandimwe we awe nakurikiye cyo kigana kirebe ambwira ko nta kintu Caritas kumwerezaho ariko reka murohera umutima burya ntago tuziranye cyane. Caritas ndagira ngo urumva nashubije agaciro Samu Caritas njya gusuza agaciro abugirira icyizere nkuko akomeje kwizera. Ibyabaye ntago byari byakozwe nawe ahubwo byari byakozwe ni na Satani anyuje ku bandi bantu ku ruhande dusenza Imana yarahishuye nta cyaha kikubeho nange kimbeho na Caritas kimbeho nari kibabeho kandi Imana yo mu ijuru ikomeze gukoresha iby'ubutwari umunyamakuru mwiza nkunda cyane. Nyuma y'iminsi maze kuvuga bya bintu bibi Imana arangenderera inyereka byinshi inyereka ko atari we wabikoze ahubwo haturutse ishusho nyinshi cyane ku mpande ndetse bagusangiye na bene wacu sinya kwivuga nk'umunyamakuru byumve bati se umwana wenyine ukwiye kwiga wenyine ari abandi bana si Imana zi wenyine mbega bangira nka Mose bamwe bananuka bati turashaka ikintu cyamutandukanya na Samu uwo nukuntu arebanye n'uriya mukamirane ukuntu barebanye ni babandi basaze mbwe batwita batureba ntibakite ku miyaga yose bumva bajye bareba ukuri k'umuntu. Samu kuri kwawe kwa mbere kwarafashe umutima wanjye nta cyabivanaho. Nuko bimeze rero uyu murimo dukora ntago boroshye cyane. Rimwe hari igihe nyine iyo byageze mu byo gufasha murabizi hazamwe amagambo menshi bamuhaye amafaranga yarayariye bakaza abantu mu matwi ngo akuzaniye ibiryo ariko buriya byari byinshi ibindi rabiriye. Ibyo bintu bijya bikunda kuba ariko ntabwo bizaduca intege ku murimo w'Imana kandi n'ababivuga wenda ndakeka ko n'imyambi ya Satani baba bagira ngo baduca intege mu gukora uyu murimo ariko ntabwo bizakunda. Kimwe cyo ntandambugira kandi ikindi nta bintu by'amoko kugenderamo gupinga no uri umugabo uvugisha ukuri ahubwo weho navuga ngo amahirwe wagize hari birashoboka impano zitandukanye nge nkunda kurebera mu mwuka no nkunda kureba mu mubiri iyo muti yambaza Imana ndabona umwuka rangira tuhutiye ntiyeye kanyeka nkiyana bikasaba gusanga we nakoshereje. Rero abantu bagirira ishyari iby'ukuri bizima ntabwo uri nkwiye kumenyekana mu kino gihugu ariko Imana yabikoze kunyuramo. Ahubwo so wari wamamara ugiye kwamara ubungubu yari itangiriro kandi cyari cyigisho ariko abantu Yesu yavuzeho bene abantu ngo abanyamuzana ku mbuto zabo bera. Niba kamera niranyere imbuto ukanyera imbuto mukagira inama yo kujya gukamera Esther kugira ngo atange ibiganiro byiza ku bantu nta kizabibuza kugira ngo bikorwe kandi ntabwo bizakora Imana yategetse. Tugiye kuririmba ariko nubwo bimeze bityo ihangane kuko hirya y'ibi hari umunezero. Yewe muntu ushidikanya ujarajaza umutima ushaka aho wahungira iyi si Satani yigabije humura nta kindi kizabikuraho uretse gusenga. Soma ijambo ry'Imana usenge byose birashoboka. Kera tutarakizwa ntabwo twari tuzi Yesu ko akiza ibintu byose bibi akabigukuraho agahushyira ibyiza biraje nimuhumure ibyiza biraje nimuhumure ibyiza biraje nimuhumure ibyiza biraje nimuhumure.
hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kandi namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo hirya Imana yasezeranije abayikunda. Nuko bimeze, nuko tuba dusoje cyane keri, ariko nayo ntabwo yaducika gutyo. Ku ngoma yasaraje kanageze kw'irembo. ngoma ari ku ngoma yaranesheje urupfu yarumije bunguri. Mwami Yesu ari ku ngoma. Murakoze cyane, reka nshimire abantu bose bari kureba iki kiganiro. Reka nshimire Esther. Hari abantu wenda bari bamaze iminsi bambwira ati Esther turamukumbuye, ntabwo turi kumubona, ntabwo byari bimeze neza, bari baduteranyije, ariko ndashima Imana ko yongeye kuduhuza. Ndashima Imana ko Satani atsinzwe kandi akozwe n'isoni. Ndashima Imana ko kongeye guhuza urugwiro, akavuga ati ngusabye imbabazi, tukasabana imbabazi. Imana iguha umugisha, Imana ikomeze kugufasha. Abantu baba barakubuza ubwo nizere ko bagiye kubona, n'abandi bose bari kureba iki kiganiro. Channel ni Urugendo Online TV. Urugendo Online TV. Urugendo Online TV. Kandi rero abantu bagira uti vuga ati mujye ku Rugendo Online TV mukore subscribe. Ntago namenye ko yagusekarese burese. Kubyumva nta kibazo. Online TV, abantu bajye ku Rugendo Online TV bakore subscribe. Bakore subscribe, bazavuga ko nasaze abana. Ahubwo reka tutibage ibingi tukubishyiraho. Wa mudiri bakunaga ari benshi mbacurangira ndi umugore, byatangaje n'abazungu batangana nayibonye. No uvuga ngo uravuga wowe channel zawe izange zo barazoroheye. Naye bakwibye channel. Barawugamba banye bacana yo baravunagura nyine barawumena uteza abasiza kubarwanaho ndi baragumena. Cyane hagana Imana izaguhuni. Bamenyera amavazi 25 yarimo ibihumbi 56. Yari yabumbiye umuntu. Iyo bihumbi rero nabihombye, ariko mfite Yesu ndengera narihanganye. Kibazo urakoze cyane. Ati subscribe ntago nashaka kubivuga biragoye, nyamara hari undi mukecuru wabivuze kandi nta nubwo kurusha ubustar. Subscribe. Ati Urugendo Online TV mukore subscribe. Reka nzabyige uzaza bloke. Ntacyo vuga uko byumvishe. Ongeye usome numve. Mujye ku Rugendo Online TV mukore subscribe. Mujye ku Rugendo TV Online TV mukore subscribe. Ongera usubire mwako kana. Mujye ku uratuma mazaso. Okay. Mujye ku Rugendo Online TV mukore subscribe. Urakoze cyane, reka nshimire umuntu wese wari kuri ikiganiro. Reka nshimire abantu bose bari kuza kwiyunga ku muryango mushya Urugendo Online TV. My name is Gakire Jerry. Ndamushimiye cyane ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.